ndabona arabikora neza ku myaka ye navuga ngo ari expert kandi na ahantu yagiye kubyigira n'ibintu yavukanye azi yego reka ibintu byose abikora neza ariko nakunze gukunda iyi farashi hamwe ati iyi farashi mama nzaguhekaho yego hamwe ati yewe keretse Imana yo mu ijuru yonyine yamanuka ariko niba atari ibyo ngibyo kuwakane ibintu byanyu nzabisohora rwose wakana umusibejo ino gusibejo ndahangayitse rero uvuze uti bikubabaza niki bimbabaza umwana yagize trauma amaze kumenya ko ibintu byo bagiye kubitwika urabona nawe nk'ibintu kubitwika nta cyerekezo ubu ngubu ufite simbizi rwose nta cyerekezo mfite nta hantu ndabona aho kujya ibintu bagiye kubitwika cyamuvunnye imyaka ingahe ari ingofero ngo ya Miss Rwanda iyi ngofero byo bimeze bite ingofero urabona iyi ngofero ne ya kera itangiye no gusaza twarayikoze igihe babamamaje Miss Rwanda uyu Ngabire Grace yahise abibona kuri YouTube Grace ubwo yabaga Miss Rwanda ndabona hariho ifoto ye yahise aravuga ati kabisa ndamushushanya ndamukorera n'ingofero ariko twabuze connection yo kumugeraho Yes, reka twongere tubasuze kandi tuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubashimira mu by'ukuri mwese mwahisemo kudukurikira cyangwa se mudukurikira mu buryo burambye. Mayikaze bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye mudukurikira kandi mudukunda muduha ibitekerezo bitandukanye. Ndije do twishime ugiye kuyobora kino kiganiro ariko tujye kuganiriza we yicaye imbere ya kamera zacu tujye kuganira byinshi bitandukanye. Reka mbanze mu ikaze numve uko yaramutse turi mu masaha mu gitondo. Mwaramutse neza? Yego twaramutse neza. Yego murakomeye. Turashimira Imana. Amen. Banza wibwire mbere na mbere y'abantu bakurikiye Iris TV. Murakoze cyane. Nitwa ku mazina y'umwana niyo benshi bakunze kumenya, nitwa Mama Joshua cyangwa se Idisi. Yego. Uhanga utuye ni hehe? Ntuye hano Kavumu. Mudugudu ni Kavumu, Akagari ni Nonko, umurenge ni Nyarugunga, akarere ka Kicukiro. Niho mbarizwa. Yes, niwe mu mama rero tugiye kuganira abantu bamuzi nka Mama Joshua. Joshua numwe mu bana mwamenye cyane kuri social media, umwana umunyabugeni cyangwa se umushushanyi cyane ku rwego rwiza niko bivuga. No artiste mwiza cyane, umwe mu artiste bato dufite hano mu Rwanda, ngira ngo muri kugenda mubona byinshi bitandukanye. Twagiye tubasha gufata amashusho, ngira ngo ari nababashije kubona byinshi wenda mbere na mbere mu biganiro agiye akora, ariko uyu munsi muri kubona ifarashi yakoze, muri kubona Kigali Arena, muri kubona amato manini agiye atandukanye, muri kubona imodoka zigezweho yagiye ashushanya harimo nka za Range Rover. Ikindi harimo n'ingofero ya Miss Rwanda yakozwe, ndi kubona hano namwe muri kuyibona ku mashusho. None by'akarusho cyangwa se by'umwihariko muri kubona indege zitandukanye yagiye akora, by'umwihariko akaziha amabara ya Rwandair. Indege nanjye namaze kubona zigira muri 5, harimo na kajugujugu. Tukagira by'umwihariko na kabine irimo ari imbere igaragaza uburyo ki abatwara indege, abapilote baba aho babicaye ndetse n'uburyo bayobora indege. Byose rero muri kugenda mubibona, byanga bikunze muri kubona ubuhanga budasanzwe bw'uno mwana. Rero tujye kuganira mu akanya rero n'umubyeyi Asitwasi arimo ashaka kutuganiriza, araza kugenda tubwira byinshi birambuye. Joshua ameze neza? Joshua ameze neza. Ariko iminsi ishize amaze iminsi arwaye. Arwaye ibintu by'ibicurane, gripe. Ejo ntabwo yagiye ku ishuri, ariko uyu munsi yagiye ku ishuri. Yagiye ku ishuri, twasanze yagiye ku ishuri. Abantu baramuzi Joshua, ngira ngo ari n'aka video gato wenda twakabashyiraho gatoya kamugaragaza yambaye nk'abapilote. Uwo niwe Joshua. Hanyuma mama, aka kanya Joshua ageze mu makanga ubu ngubu? Joshua ari mu wa 6 primaire.
umwana wiga muri primaire ufite ubumenyi bungana gutya ufite ubuhanga bungana gutya ubifata gute nk'umubyeyi? yewe nanjye byarandenze ibi bintu byo shakora ukuntu mubibona yabitangiye akiri umwana muto imyaka 3 urabona mu myaka 3 no muri nasare bakunda abana bakora scribbling we yatangiye n'ibintu byo tuzero ku myaka 4 yashoboraga gushushanya ikintu kigaragara ku myaka 5 noneho kugeza ubu imyaka agezeho ndabona arabikora neza ku myaka ye navuga ngo ari expert kandi na ahantu yagiye kubyigira n'ibintu yavukanye azi. Yego ese iyo ari gushushanya ibintu nk'ibi izo za Range Rover za Kigali na abafite amafoto ari kubireberaho? hari igihe ibintu ashushanya afite amashusho areberaho ariko ibindi akabikura mu mutwe wiwe ibyinshi abikura mu mutwe na ahantu ajya bireba ibindi abikura mu mutwe. Bitumye nibaza ubumenyi ndi kubona wenda afite n'ubuhanga ko kubona ikintu ugatukishushanya uko kiri n'ubundi buhanga nyine bw'aba artiste ni impano mu by'ukuri ariko none tubihuje n'ubumenyi bwo mu ishuri bwo bimeze gute? Nabwo n'umuhanga mu ishuri rwose ndababwira badukurikiye mu ishuri ntabwo bigenda neza yakaba yagiye senior 2 koko bagenzi be bari kumwe bagiye senior 2 ariko we mu ishuri ntabwo bigenda neza aratsindwa rwose ariko bageze ku pati yo gushushanya ni waba wa mbere mu gushushanya ku ishuri yigagaho arabikora neza byo gushushanya ariko tugeze mu bindi bya siyore aratsindwa no gukurura gusunika nyine. birumvikana afite ubundi buhanga wenda butandukanye n'ubwo ntabwo ubona ko bishobora kuba biterwa nuko aho umwanya cyane ibishushanyo kurusha uko aho umwanya amasomo? Reka sinavuga ngo nuko aho umwanya ibishushanyo kuko iyo atangiye muri akora ibi bintu ari muto urabona nko muri nasare imyaka 3 4 6 ntabwo byari bikaze cyane mu ishuri ukuvuga ngo yabitangiranye abishiraho emphasis cyane abishiraho urukundo abari kumvuga abari kutumva mu nyihangane ikinyarwanda cyanjye navukiye Uganda tukora tutavuga ikinyarwanda numva harimo kuntu ntabigenza neza mu nyihangane uragerageza pile po bikuntu waravukiye mu bihugu by'amahanga akabugerageza ikinyarwanda gutyo you are good. Okay nagira ngo mbisegureho. Okay hanyuma se muri bino bishushanyo byose yagiye akora ni byinshi bitandukanye nkuko harimo n'ibishushanyo by'inyamaswa none apati y'ibingibi bigaragara bona bihagaze hari n'ibindi bishushanyo ashushanya mu makaye ni byinshi cyane. Iki gishushanyo wigize ukunda cyane kurusha ibindi bitewe n'impamvu yawe ni ikihe? Reka ibintu byose abikora neza ariko nakunze gukunda iyi farashi hamwe ati iyi farashi mama nzaguhekaho yego kandi wakunda intare nkunda gushushanya intare kayihubira ati intare yanjye ego ni byinshi ariko nkunda ifarashi nakunze ifarashi cyane ziheka abami kazi ziheka abami nabonye koko ibishushanyo byinshi by'intare ubona gukunda intare cyane yarabikomoye kuki? wakunda intare n'ubu ngaha hari intare na n'ifarashi intare n'ifarashi arabikunda cyane iyo akunze gushushanya mu buzima bwe akunda no gushushanya abakinnyi bo muri filime ba Spiderman ba Batman yakoze n'imodoka ya Batman irimo ahangaha ariko nayo twayerekanye irimo yayindi Batman ka arinjiramo yakoze ikiganiro na Freemax iyi modoka yarimo yagiyemo bakamufatiramo. Okay n'umuhanga cyane iyo muganira kwejo hazaza hiwe kuri future yiwe wumva yifuza kuzaba umuntu umeze gute? ambwira ko mwabonye ibintu by'indege cyane fuza ko azaba umupiloti umukapiteni ndajya kaka video nakohereje ayambaye nk'abakapiteni na kuri choice naho twakoze ikiganiro ayambaye nk'abakapiteni yifuza ko azaba umupiloti ararote n'ibintu by'indege ati aha mukati indege
na kabine ejo bundi yakoze kabine ndajyana nayo muri kuyibona kandi rwose njyewe na TV mfite kugira ngo abe ari kubireba ariko n'ibintu bimurimo hari igihe abibona kuri Google nshizeho nk'amayinite akabireba ikintu arebye kiri practical arebye ahita ashyira muri practical ahita agikora akimemorizinga mu mutwe wiwe nuko nyine kikagumamo nta mpamvu yo kongera kukireba biba byarangiye ihuje ibyifuzo bye n'ubumenyi afite mu ishuri yifuza kuza mu pilote ariko ukamubwira ati mu ishuri ntabwo bigenda neza kandi abapilote n'ubundi bisaba kuba uri fo mu ishuri ukiga fizike neza ukiga imibare neza ntabwo ugira impungenge ko ubona ko ibyifuzo bye bishobora kutazajya inzozi zishobora kutazazikabya mbona ukuntu uko byari bimeze kera yaratsindwaga ndetse yaratsindwaga ariko ubu dukomeje kumuganiriza nka mwebwe abanyamakuru n'abandi babyeyi baramuganiza bati nawe ushiremo umwete uyige imibare ibintu nk'ibyo mbona kandi asigaye azi icyongereza n'imibare rwose ati mama ati imibare ubu nsigaye ari sawa mbona rwose uhuje ku ibikorwa byiwe no mu ishuri akomeje nyine kuri uyu murongo inzozi zazigeraho wowe n'ibyifuzo bye nk'umwana ariko nk'umubyeyi nawe umureberera nk'ijisho rya mukuru nawe ubona icyerekezo cye ukabona ubumenyi afite n'ubushobozi afite n'ibyo akunda nk'umubyeyi wifuza ko mu hazaza he yazaba ubona n'icyo wamuhitiramo njyewe mbona ikintu namuhitiramo nawe nyine n'ikintu kimurimo of course yakomereza kuri ibi bintu inoza yiwe atiwe n'ubumenyi bwo mu ishuri kugira ngo byose bihure hanyuma bimugeze ku nzozi ziwe nanjye nk'umubyeyi nzishime mbonye inzozi ziwe zisohoye wifuza kuzamubona iminsi iri imbere ari umwaritisite wakoze ama-R akomeye cyane hano mu gihugu cyane ko nabyo ni akazi keza mbona ndetse kanagabura kanatanga umusaruro hirya no hino abantu bagiye bakora ibishushanyo bikomeye hano i Kigali bagiye babona amafaranga menshi mu mahoteli menshi hirya no hino bakora ibishushanyo bigurwa amafaranga menshi ntabwo utekereza ko ushobora kuzamujyana mu mujyo wo gukora ale kurusha uko yaguma mu ishuri ahangana n'icyongereza n'igifaransa atari gushobora ariko rero ikintu uvuze ni cyiza cyane urabona hari ikintu bita ngo being in a wrong area Joshua umurebye rwose ari mu mwanya utari we ndamutse mbonye Imana ikoze ibitangaza Joshua akajya mu ishuri yashobora kuzamura ibintu bya ati akamenya ibyazi nyine akabizamukana byaba byiza ariko ngewe rero ubushobozi bwanjye nyine ni buke cyane ntabwo nabishobora kumushyira muri special school ahandi special school bari bambuye yari kuri Nyundo bajya kumbwira ngo ni muto naganiriye na nyiri ikigo mbata umwana wawe ni muto icyo gihe yari afite imyaka 2020 ariko hari ibigo bajya bigisha abana bari bato bakabizamukana Joshua narahabuze pe bajya bambwira bati kiretse umujyanye mu bihugu bya hanze si mu bihugu bya hanze ubu kukuntu umbona nyine ubu ngewe naherayo kiretse nyine mbonye abafasha rwose nanjye n'umwana wanjye ariko n'umwana wa twese tukajyoyininga amaboko kuri Joshua kuko hano rwose harimo gutakaza igihe niba umwana ashobora gukora iriya kabini aramutse abonye ayizamuka abonye ahantu babimwigisha akazamukana nabyo mbona byaba ari sawa kuko yigeze kujya kuri YouTube abona akana k'agakobwa kafite 2 years imyaka 2 ngo bakita bana Amelia pilot Amelia yabonye kahagurutse indege karinjiramo kafite 2 years yari akana downloadinze ako kavidikiwe ahora kareba aravuga ati aka kana kafite imyaka 2 kashobora kuhagurutsa indege kabyigiye he no kuvuga ngo kabize practically nanjye mbonye umuntu yabinyigisha practically nyine na theory gake nabimenye we is too practical more than theory ikintu akunda no kuyafataka
akakora ikintu akabumba akashushanya ibya siyori bikaza inyuma. hanyuma wowe iyo ubyitegereje kuko hari kuba Joshua afite ubumenyi ku bya art akaba yashushanya imodoka neza Range Rover cyangwa se agakora kabine y'indege nk'umwartiste ubona bikora none abihuje n'ubumenyi uko wenda bibaye ngombwa nk'umuhitiyemo yajya ngo mu ishuri ryigisha gukora imodoka akaba yabasha gukora imodoka mu by'ubumenyi cyangwa wowe ubonamo nka ari gusa kurusha uko wenda byabamo ubumenyi practical nk'uko wenda ejo yatwara indege kurusha uko yayishushanya yakora imodoka kurusha uko yayishushanya sinzi ukuntu ibyo bintu bihuza yewe ese kuba bishushanya ubona bihuye n'ubushobozi bwo kuba yakora imodoka nka Range Rover ku buryo wenda agize mu ishuri ryiza wamuhitiramo kujya kwiga mekanika wenda akaba yakora Range Rover n'urugero. Exactly. Bitewe n'uko umubona arashushanya his double portion bya bindi byo muri Bibiliya ngo hari umugabo yitwa Eliya yari afite gifts ikinyarwanda kitangiye yari afite impano ziri double ebyiri yari afite impano ebyiri hanyuma niwe Joshua mbona afite impano yo kubishushanya akaba afite n'impano yo kubikora. Iyi ndege mubona no kuba mutamusanze hano ari ku ishuri yari kugita abashushanyiriza indege akayita abashushanyiriza ifarashi ibi bintu mubonye akabanza akabishushanya yarangiza akabikora mu bikarito tubikora mu bikarito ari gifted kushushanya akaba gifted no kubibumba akoresha n'ibumba abonye ibumba ibitaka arabumba ifarashi akayishyiraho sinzi ahane aho biri irahari ari ibyumba afite ariko aka kanya sinzi aho yabishize yo turaguye ibitaka aratangiye akabumba tuduri mu kanya ko guhumba yabikoze aba yabishize aho ngaho ndetse kuri njye mbona ari nkagahira umubyeyi nyene mbona kuko ntabwo ari kubikorera ahantu hakwiriye. Yego actually hari ibikorwa byinshi ari ibishushanyo byinshi bikoze mu mabumba bikoze mu masima donc ubona bikorwa mu buryo bwa gihanga kandi bikaba byatunga umuntu bihora bihenze ibishushanyo mbona bigura amafaranga menshi cyane ntekereza ko akomeje uwo murongo nabyo byazamufasha hanyuma ariko noneho hari ibishushanyo nagiye mbona byihariye ari ingofero ngo ya Miss Rwanda iyi ngofero byo bimeze bite ingofero urabona iyi ngofero ne ya kera etangiye no gusaza twarayikoze igihe babamamaje Miss Rwanda uyu Ngabire Grace yahise abibona kuri YouTube Grace ubwo yabaga Miss Rwanda ndabona hariho ifoto ye yahise aravuga ati kabisa ndamushushanya ndamukorera n'ingofero ariko twabuze connection yo kumugeraho twatangiye kubaza ibibazo nyine na corona icyo gihe hari nyinshi habamo iguma mu rugo igihe twakabaye tujya kumushyikira iguma aho ngaho ngubu yahise amubona gusa ntiyongeye kugira ngo amushushanye arebaho yahise abimemorizinga yaramubonye gusa amubona isura itazahita ashushanya yashushanya ati ndamukorera ingofero turagerageza ngo tuyumugezeho ariko byaranze sinzi niba mutugereraho n'ubu yari yavuye Grace naza korera kino kiganiro amenye yuko ari ingofero ya Joshua bose twamukorera imutegereje maze imyaka myinshi hari n'ikinyamakuru twatumye iyi ngofero rwose itamugezeho Joshua yababara arayibika yabaje kwibika mu buriro bwe ashira ku ruhande arayitwikirira ati ingofero ya Miss Rwanda none ari gucyura igihe ariko ntacyo aramutse tumubonye azayibike hari n'ibindi yamuteguriye tuntu twiza arutura yamushushanyirije akatumubikira yaradushushanyije tunashushanya abika yamushushanyirize impano cy'ingofero yagenda yonyine yamuteguriye titre ivuga ngo Miss Rwanda make your eyes smile urabona udushushanyo dusetsa azadushire mu cyumba cyazajye amaso ya smiling wow ni byiza cyane yes hanyuma mama apart yo kuba wenda
reka tugaruke ku buzima bwanyu muri rusange. Ubundi mama Joshua asanzwe akora iki mu buzima bwa buri munsi? Mama Joshua ikintu yakoraga kera yari mwarimu, hanyuma 2017 bajya guhura n'ikibazo gikomeretse cyane gikomeye, ajya kurwara, ndarwara. Ikibazo nakiboneye ku kazi, ndarwara mera nabi, akazi karapfa. 2017 n'umunani mbimara ntakora. 2020 haza corona, bya rusange twese nguma aho ngaho muri ubwo buzima. Ubu akazi nkora ni capati. Capati nkazishira kuri boutique, abantu bakazigura, igihe zibura isoko bakazingaruriza biti. Ubwo ni bwo buzima tubayemo. Niko kazi nkora, sinavuga ngo nabundi aho ndi idol. Capati karanga n'ubunyobwa. Urabona twebwe twakuriye Uganda, tuzi bafite gupanga bagandi. Ego twakuze tuzi imirimo ya hakurya. Niko mbayeho, ariko izi note nafu ntabwo bihagije, ntabwo bigenda neza. Byibuze se covid nubwo yaje akazi karahagaze byarapfuye, wari warakize? Uburwayi bwarakize. Nari narakize, naje kwivuza njya no mu barokore baransengera. Narakize, umeze neza. Ubu nabugize ugerageza kwa approaching andi mashuri ngo rero kubabona kandi kazi? Nagerageje kwa approaching andi mashuri, mbona ni bampakazi. Mbona ubushobozi bwo kubona inzu, kwishyura abana amashuri, cyane siko nabonye niba nibeshye ufite abana bagera kuri 2, Joshua na mushiki we. Ibyo bishobora gute? Yewe ndi umumama w'abana 2, Joshua na Esther. Hanyuma ubushobozi bw'amashuri ngewe mwumvisha ku kazi nkora nibyakunda, no kwishura inzu nabwo nibyakunda. Ukuntu byagenze hano dutuye, nyiri wa hano nkimara kurwara, abonye nta bushobozi mfite, yambuye arancumbikira. Murabona iyi nzu nini, hakaba iriya next mbamo. Igumaho arambwira ati rero ati igihe kizagera nzajya kubaka. Aranteguza. Noneho igihe kirageze cyo kugira ngo ayubake. Ntabwo nishuraga, ntabwo nashoboraga kwishura. Mbaje uti se ubukode, ubwishu na school fees. Yego rero kubijyana na school fees, umukobwa hari umuntu mugira neza muri kumwishura school fees. Na Joshua nawe hari ikiganiro yageze gukora 2020 yabonyeho abamwishura, ariko umwe avuyemo n'abantu 3, umwe avuyemo. Ubu rero nk'ubu mfite n'ideni ry'ishuri rya Joshua. Sinzi ahantu riri buturuke, kuko rwose business yanjye ni ntoya, ntabwo yahagije. Birumvikana no kubaho, ahubwo urumva ni ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye. Hariho umugane bavuga ngo ubonye inkoko ntukajye kwirwubaza uti amenyo yayo ari he, uhita umenya uti umunwa w'inkoko buriya niyo menyo. Naho nimba wira ngo bimeze ukuriya, ntabwo umuntu yajya muri detail ABC, ntabwo bimeze neza. Umuntu ukunda gukora, afite capacity, mbonye ubushobozi bwose nkabona n'akandi kazi mu zindi company, buri kutureba bafite za company, mwampa akazi. Ubushobozi ndafite uzi gukora. Mwampaye akazi mwe bafite za company, kugira ngo nkomeze ubuzima bw'abana. Ntabwo babyoroshye. Hanyuma wenda umupapa wa Joshua we abarizwa he? Nibazi papa wabo. Ntabwo bamuzi bose? Ntabwo bamuzi, yapfuye kera. Icyo gihe twabaga Uganda, njya kuza hano mu Rwanda. Twaje hano mu Rwanda bafite imyaka 4. Umukobwa yari afite 4 n'igice, umuhungu afite 5 nawe n'igice. Na sare bayitangiye hano mu Rwanda. Ubuzima bwa Uganda twaravuye tuba hano. Ariko ababyeyi bari Uganda, papa yitabye Imana ejo bundi, sinamushinguye kubera
covid n'ubushobozi byose ariko mama wanjye we arahari hari Uganda ariko ni njyewe bireba urabona ndi mukuru nabo mfashwa n'ababyeyi no kwirwanaho birumvikana ntabwo ujye yigize ku approachinga amashuri ya leta amashuri ya leta ntibigeze batangira muri leta abo bana ndi kuvuga nkawe ko wagana amashuri ya leta uhabwa akazi nibyo byose nakubwiraga nagerayo bakazimfasanga bati watinze ahubwo kuza mu cyumweru gishize yo turuzi mbese nagera ahantu bakamubati watinze none se washobora kwigisha igiswahili cyangwa se ikinyarwanda kandi ngewe nyigisha icyongereza ugasanga bafite umwanya w'ikinyarwanda kandi ngewe nyigisha icyongereza ibintu bikaba vice versa birumvikana yes uko bimeze rero aha kanya twicaye iyi gipangu twicayemo bacumbikiragamo mama Joshua bagiye kucyubaka urumva ko nta kindi cyerekezo cy'ubuzima gihari mu by'ukuri Joshua ni umwana uri talented ndetse na mushikiwe nabonye ibyo yagiye akora bitandukanye bose bari talented bakeneye kwitabwaho sibyo kuba ari abana bawe ariko ni n'abana b'igihugu kuko bakora byinshi bya present cyangwa se byahagararira igihugu muri rusange abanyarwanda ari benshi badukurikiye ushobora kuvuga ati mama twamufasha gutya twamuha akazi gutya cyangwa se niba avuye ahangaha icyo twamufasha iki n'iki niyo mpamvu tuba tuganira situation zitandukanye z'ubuzima bwacu kugira ngo turebe koko twafatikanya muri buno buzima cyane koko kuba hari uguhana amaboko ayo mama Joshua bimwe mu bintu bikubabaza muri buno buzima ubayemo cyane biguca intege cyangwa se ujya utekereza ukumva ucitse intege cyane ni ibiki yewe ni byinshi se nahera icyambere ikintu kirimo kumbabaza iyi minsi uko ibintu mubibonye ni ukuri uyu mugabo yagize neza ndanamushimira rwose aramutse abonye iki kiganiro ndamushimiye cyane nako atagize ncumbikiye hafi imyaka 3 yarananteguje ko azahubaka amaye priave yanjye arangira kwa 18 yambaye ati rero niba iyo tariki negera mfite gahunda murabona n'ibiti yamaze kubitema rwose afite gahunda yo kubaka ati tariki negera yewe utarabona aho shira ibintu tuzabisohora rwose tubijugunye hariya mu andi modoka izaze bifate so kwa Nyanze no kwa afite gahunda hari akantu yambaye ati se nshobora kongera ngahagurisha tumwego mfite miliyoni 35 ngo nyine mbasaidiye mbarike mu bintu bimwe bitafara wese 35 uri kumbwira iki uri kumbwira iki Faransa rwose bitewe na situation ndimu ati niba mufite miliyoni 30 Kinyarwanda cyanze 35 millions nabaha I can give you this price you pay me then ibintu by'umwana nibigire kibazo amwanti yewe kirese Imana yo mu ijuru yonyine yamanuka ariko niba atari ibyo ngibyo kuwakane ibintu byanyu zabisohora rwose wakana umusibejo ino gusibejo ndahangayitse rero uti bikubabaza niki bimbabaza umwana yagize trauma amaze kumenya ko ibintu byo bagiye kubitwika urabona nawe nk'ibintu kubitwika nta cyerekezo ubu ngubu ufite abarimo gutureba mu mbabarire niba simbizi rwose nta cyerekezo mfite nta hantu ndabona aho kujya ibintu bagiye kubitwika kandi harimo amafaranga ibikarito turabigura akoresha amarangi ya spray henze spray imwe tuyigura 8,000 harimo za 6 ibi bintu bifite nk'ibihumbi nka 200 na mubona ntabwo ari ibintu harimo amarangi harimo serotepu biki turabigura ibikoresho ndabigura n'ubundi uvuge ngo arankonsoma gafaranga mbonye kuri muri capati ahita ati mama
ararira ati kandi turabona indege yanjye iki n'iki nyine umushuri z'ababyeyi nkahita nkagura tukaba ayise gahunda za family yose rero abarimo gutureba njyewe ikibazo mfite ni ahantu ho gushira ibintu by'umwana mbese twabishira kuko bagiye kubitwika pe kandi n'ibitwika rwose mbona umwana arabugira ikibazo nabaguye ngo bamaze iminsi arwaye ibintu amaze iminsi arwaye nabyo birimo kuko arahahamuka nijoro ati kuko indege yanjye ya Rwanda Air bagiye kubata Rwanda Air yanjye bagiye kuyitwika ati se kuko kucya ba Rwanda Air bataza bakansura akongera akavuga ati se ko rwose nakoze arena ati se abantu ba arena kucyo bataza bakansura ati kuko bakamfata babitwike kwe ati kuko harimo aringinga Rwanda Air ngo yaje kamusura ngo indege y'igihugu bagiye kuyijugunya mu myanda abona ari ikibazo kandi nawe urabona ni ikibazo nyine ikintu kirimo kumubabaza cyane ni uko bafata indege y'igihugu mbese ati Rwanda yarayubaha cyane ati bagiye kubitwika ati ubundi inyamaswa zo bazitwika ati ariko Rwanda Air yatwara abantu urabona ni ikibazo birumvikana ari shoke kandi n'ayandi mahitamo wa nyir'inzu n'ubundi n'ahandi yashyira ibintu rwose n'ahandi yashyira ibintu kuko afite gahunda yo kubaka ntabwo atwirukanye rwose ni gahunda afite ari ku murongo ariko nanone nitubura aho kubishyira amaherezo ni ukujya kubijugunya bigapfa nabi kandi imbaraga z'umwana ziba zafiriye ubusa nyine ese muri bino bintu ubu utekereza ko ari icyagurishwamo keretse kongera harimo ibyagurishwa nyine mbona nk'ako kazu ubu bwato Range Rover Rolls iyi modoka sinzi ububazo kuba ivuga ngo Rolls tubonye bayigura nyine bayigura harimo ibintu byashobora kugurisha kuki atagerageza kubishyira ku isoko turagerageza kubishyira ku isoko nk'ibyo se nakubwira tukabona batabiguze kandi abaforsa umuntu tuguragura niyo umuntu arareba n'amahitamo guha umuntu umaze kubireba ntabwo biba byoroshye Mama Joshua Yes, nuko bimeze rero ni Mama Joshua twaganiriye ni umubyeyi nyine wa Joshua umwana w'umuhanga umwartiste ukora bino bintu byose mwagiye mubona no kuba abana bibonye n'ahandi hatandukanye ibi byose rero niwe ubikora birimo ubuhanga kubikora ntabwo ari umuntu wese wabasha kubikora birimo ari impano ikomeye ndetse yanabasha no gucuruza Joshua kandi ushobora kumusapotinga muri umwe cyangwa ubundi ari companies yagiye akorera ibikorwa nka za Rwanda Air ku mugani nk'indege ishobora kumanika ahantu muri office kabigaragara neza ni byinshi bitandukanye byaza byakorwa bikaba byafasha umuryango muri rusange reka rero mbasabe abadukurikiye yaba bafite izo companies twavuze haruguru zirebana n'ibyakozwe na Joshua kuba bagira icyo bakora cyangwa se no supporting umuryango wa Joshua kugira ngo utandagara utajya ku gasozi cyangwa se Joshua akaba yabura icyerekezo muri buno buzima Mama Joshua reka tugushimire uraza kutubwira contact zawe bibaye ngombwa ko ubasha gukontakta muri kugira kuri Joshua cyangwa se no kuvugisha no gusupportinga no gukurangira akazi kugira ngo ubuzima bwahinduka uraza kutubwira contact zawe Okay nafunde cyane contact zanjye ni 078 9 4 4 9 5 8 2 amazina ariho nyitwa Bucurezi Idisi yego izina rirakomeye Bucurezi Idisi okay ni izina ryiza ni izina ryiza ariko rikomeye yes reka tugushimire ku kiganiro cyiza waduhaye ku mwanya twaganiriye kandi courage cyane Joshua n'ugumya kumukomeza no kumuremamo umuntu umugabo w'ejo hazaza ibindi byose byo n'umwana w'abanyarwanda badukurikiye ibyo byose arabashobora kugira umutima wo kuba wakuganiriza no kubagira icyo bafashe Joshua mukomeze ubwe neza komeza no kwihangana muri buno buzima tuzasubira wenda Imana nidukomeza kudutiza iminsi yo kubaho muzagaruke gudusura tureba ko ari iki byibuze ari Imana bashije gukora muzagaruke gudusura sinzi aho muzadusanga bizaterwa n'iki kiganiro
Okay. nahise mbakira umugani ngo nubona inkoko nujye kwirwa bazote se amenyo ari uhita umenya utuye umunwa w'inkoko niyo menyo uravuga ngo ntabaza amenyo inkoko areba umunwa nyine ubwo ni ikinyarwanda cyane urabona nagerageje turabashimiye dushimire Emilie wadufashije ku majwi n'amashusho ni kuri kamera dushimire mwese mwadukurikiye mwagize uruhare kugira ngo kino kiganiro kibeho abari bose babigizemo uruhare so reka rero mbashimire mwese aho muri hose ibiganiro byacu nakagaruka inkuru ndetse n'amakuru bitandukanye musanga hano kuri Iris TV ngiye bayoboye ikiganiro ni Jado tuyishime mukomeze mugubwe neza mu Joshua murabeho yego namwe uziko basubiza murabeho okay bye okay sawa